nahabwe icyubahiro. Amen. Uku kwezi ni ukwezi ko kuramya Imana byimbitse. Byimbitse ni donc kwinjira. Kwinjira cyane ukagera ku mutima w'Imana. Nibwo nicyo kinyarwanda nkeka ko kwimbikwa cyangwa kwimbika ni ibyo ngibyo. Kuramya Imana cyane. Haleluya. Rero kuramya Imana byimbitse, ndashaka kugira ngo nsubire inyuma nkubwire impamvu ushobora kuramya Imana byimbitse. Kuramya Imana byimbitse ntabwo ari ukuvuga ngo nuko yenda wariye, wambaye, waguze iki, wabonye iki. Ntabwo ari ibyo. Hari ahantu Imana yadukuye. Niyo mpamvu ushaka kubigusobanurira neza kugira ngo wumve impamvu yawe yo kuramya Imana. Waremewe kuramya Imana. Haleluya. Umva, reka nkubwire, Imana ni Imana igira neza ibihe byose. Tusome muri Itangiriro 15. Itangiriro ibice byaho 15 kuva ku murongo wa mbere. Aravuga ngo hanyuma y'ibyo ijambo ry'Uwiteka riza kuri Aburamu mwiyerekwa riti, Aburamu, witinya ninjye ngabo igukingira, uzagororerwa ingororano ikomeye cyane. Aburamu aramubaza ati, Mwami Uwiteka, uzangororera iki ko ngenda ndinshike, kandi uzazungura urugo rwanjye ari Eliyezeri umunyamadasiko. Ati, dore nta rubyaro wampaye, kandi uwavukiye mu rugo rwanjye azaragwa ibyanjye. Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri we riti, uwo si we uzaragwa ibyawe, ahubwo uzakomoka ku rukiryi rwawe niwe uzabiragwa. Aramusohokana aramubwira ati, rarama urebe ijuru, ubare inyenyeri niba wabasha kuzibara. Ati, urubyaro rwawe niko ruzangana. Nuko yizera Uwiteka, abimuhaniriza no gukiranuka. Aramubwira ati, nijye Uwiteka wakuvaniye muri Uriya Bakaludayo kugira ngo nzakurage iki gihugu. Aramubaza ati, Mwami Uwiteka, icyamenyesha yuko nzakiragwa ni iki? Aramusubiza ati, enda iriza y'inka imaze imyaka 3 ivutse, n'ibuguma y'ihene imaze imyaka 3, n'imfizi y'intama imaze imyaka 3, n'intungura imwe, n'icyana cy'inuma. Maze yenda ibyo byose abicamo kabiri, arabyerekeranya, keretse za nyoni nizo atagabanije. Inkongoro zagwaga ku mirambo, Aburamu akazigurutsa. Ku kirengarenga Aburamu asinzira ubuticura ubwoba butewe n'umwijima w'icuraburindi buramufata. Uwiteka abwira Aburamu ati, menya neza yuko urubyaro rwawe ruzaba abashyitsi mu gihugu kitari icyabo. Bazakorera abaho, nabo bazababaza imyaka 400. Nanjye nzaciraho iteka iryo shyanga bazakorera. Ubwa nyuma bazarivamo bavanyemo ubutunzi bwinshi. Ariko woweho uzasanga basogokuruza amahoro, uzahambwa ushaje neza. Ubuvivi bw'abazajyayo nibwo buzagaruka ino, kuko gukiranirwa kw'Abamori kutaruzura. Maze izuba rirenze hatakibona, ikome ricumba n'urumuri rwaka binyura hagati ya bya bice. Kuri uwo munsi Uwiteka asezeranya Aburamu isezerano ati, urubyaro rwawe nduhaye iki gihugu, uhereye ku ruzi rwa Egiputa ukageza ku ruzi runini ari rwo Ufurate. Rekeraho. Yesu ashimwe. Ahangaha Imana itoranya Aburahamu, iramutoranya. Kuri 12 iramubwira ngo, nzazamura izina ryawe, nzaguha umugisha.
uza guha umugisha nzamuha umugisha, ndakuzamuye hejuru y'amahanga, nguhaye umugisha. Hano kuri 15 Aburahamu nanone Imana iragenda noneho iramubwira ngo Aburahamu, ta recompense cyangwa se ingororano yawe izaba nyinshi cyane. Aramubwira ngo kandi nguhaye umugisha, aramubwira ngo urubyaro rwawe, aramubwira se urubyaro rwanjye ko nta rubyaro ngira, mfite umugaragu niwe mfite, none uzaha umugisha urubyaro rwanjye? Imana iramubwira ngo yego, nzaguha umugisha mu rubyaro rwawe. Dore aramusohora hanze, aramubwira dore izi nyenyeri uko zingana, izi nyenyeri zose zizangana n'urubyaro rwawe. Aburahamu arabyizera ngo yitwa umukiranutsi. Imana aramubwira se wampaye ikindi kimenyetso, ni gute bizagenda? Noneho Imana ikorana na Aburahamu isezerano rikomeye cyane. Aramubwira ngo afatiriza bya bitambo byose mwasomye byose, ngo ni imyaka 3 ngo hanyuma Imana iramubwira ngo hasaturemo hagati, kimwe gishire hano n'ikindi gishire hano, izo tungo zose. Hanyuma Imana ngo arabikora nk'uko Imana yamuhaye umuyoboro. Aburahamu abikora neza. Aburahamu ashimisha Imana. Hari abantu benshi bakunda kuvuga aho ngaho ngo kuko yasinziriye cyane ngo niyo mpamvu. Oya, gusinzira iyo wasenze cyane ntabwo usinzira, ntugeraho ukananirwa. Ngo yatangiye gufata gukuraho inyoni z'inkazi zishaka kuza kurya iyo mirambo cyangwa se icyo gitambo. Noneho ngo abikora umwanya muremure, arwana n'isazi, arwana n'inyoni, arwana nabyo, agezaho imbaraga zimubana nkeya, agwa gacyo. Burya Imana igitugenderera iyo twagiye muri iyo eta, ugasenga ukumva agatutsi karagufashe, ukabona Imana irakugendereye. Ntabwo Imana yamugaye kubera gusinzira, kuko gusinzira kwe yarananiwe, hari kuzuba. Arananirwa, amaze kunanirwa Aburahamu arasinzira, nakoba niki arasinzira. Amaze gusinzira Imana iramugenderera, iramubwira ngo urubyaro rwawe ruzagenda mu mahanga, ruzongera rugaruke, nzabaha umugisha, bazagenda nyuma y'imyaka 400 irenga bazagaruka. Aramubwira ngo agiye kubona ngo abona hagati y'ayo matungo umuriro uvuye mu ijuru, uramanuka ucamo hagati. Umuriro n'umucyo byari ibintu bibiri, umuriro n'umucyo. Bivuga ngo Imana ikoranye na Aburahamu isezerano rikomeye cyane. Imana imuha umugisha, iramubwira ngo n'amasaziro yawe azaba meza. Imuha umugisha, irawushimangira, iramutoranya. Yesu ashimwe. N'abamukomokaho Imana ibaha umugisha. Twebweho ntabwo twari tuzwi. Yari Aburahamu na posterite ye, yari Aburahamu nabe. Yesu ashimwe. Bakomeza muri ubwo buzima, Aburahamu arabyara, aza kuzabyara Isaka. Imana irabakomeza. Byageze igihe gukiranirwa kutangira kuba kwinshi ku isi. Gukiranirwa kubaye kwinshi ku isi, Imana ihagurutsa abantu batandukanye ariko bakomoka muri uwo muryango wa Aburahamu, kuko Imana yabwiye Aburahamu ngo nguhaye umugisha na posterite yawe n'abazagukomokaho. Ntabwo Imana iguhaye umugisha ishobora kuwukwambura. Ntabwo Imana iguhaye umugisha ishobora kuwukwambura.
Imana iramubwira ngo nzaguha umugisha. Ihagurutsa abantu, igenda ihagurutsa abantu. Yahagurukije ba Eliya ndibuka umunsi umwe Bibiliya iravuga ngo yaravuze ngo ndananiwe, ashaka nko kwiyahura, abwira Imana ngo ngewe ngo nasigaye jyenyine, abandi bose barahindutse, banze gukuramya, baramije Bayali. Imana iramubwira ngo basi ngo sohoka muri kaverne, ngo sohoka ahangaho wihishe. Imana iramubwira ngo ariko hari ibindi 7,000 bitarapfukamira Bayali. Nibiki? Kubera ko Imana ishimangiye rya sezerano rya Abrahamu. Noneho isi uko ikomeza kugenda ibambi, noneho Imana yongera igenderera Yesaya, ishaka kumwereka Yesaya, ngiye kukwereka ibintu mwakagombye kuba mukora kuri iyi si. Murebe picha yo mu ijuru. Imana igenderera Yesaya mu gice cya 6, aho umwami Uziya amaze gupfa ngo Yesaya, Uziya yari umukozi yari umwami, Yesaya ari umuhanuzi w'Imana. Yesaya akorera Imana, ahanura, akora ibiki, ariko intege nkeya batewe barazifite, baracyazifite. Noneho Imana ngo Yesaya amaze gupfa, ngo Yesaya abona Imana, abona ya picha ukuntu mu ijuru baramya Imana. Sasa abona ukuntu abamarayika bari kuramya Imana, abaserafi bari kuramya, ibizima 4 bari kuramya Imana ubutitsa. Abona adoration ikomeye atigeze abona ku isi. Ibyo ni by'Imana yashaka kugira ngo bakore ku isi. Burya iyo uri kuramya Imana hano n'umutima wawe wose, Imana mu ijuru ibona nabo mu ijuru, ikaba yabahuza, hakaba network. Iyo habaye network nuko ushobora kumva ijwi ry'Imana. Noneho bararamya. Noneho Yesaya abona ko ari umunyabyaha. Yesaya aravuga ngo genda umunwa, ndi umuntu w'iminwa yanduye, Mana, ndi umuntu w'iminwa yanduye. Ngo abona marayika afashe penso arajekishije ku munwa we, ngo aravuga ngo ibyaha byawe bikuweho. Noneho amutuma ku bwoko bwe. Yesaya 6 dusomere. 6:8 amutuma rero ku bwoko bwe. 6:8 Yesaya 6:8 haravuga ngo numva ijwi ry'umwami Imana riti ndatuma ninde watugendera, maze ndavuga nti ninjye, bari njye utuma. Amen. 8 kugeza ku 10 irambwira iti genda ubwire ubu bwoko uti kumva muzajya mwumva, ariko mwe kumva muzajya mwumva, ariko mwe kubimenya, kureba muzajye mureba, ariko mwe kubyitegereza, ujye unangira imitima y'ubu bwoko, uhindure amatwi yabo ibihuri, upfuke amaso yabo kugira ngo batarebesha amaso, batumvisha amatwi, batamenyesha imitima, bagahindukira bagakira. Amen. Noneho Imana ibonye ubwoko bwe bakomoka kuri Abrahamu, bo yahaye umugisha, ntibashaka kumva. Imana ibatumaho. Imana ifata icyemezo cyo kuvuga ngo noneho haza umukiza, haza Yesu Kristo. Yesu uzaza yari ariho kuva kera, aje noneho kugira ngo yongere atugirire neza twebwe rero b'abanyamahanga. Haleluya. Bibiliya irambwira ngo ntabwo yaje gukuraho amategeko, muri Matayo 5:17, ntabwo naje gukuraho amategeko, ahubwo naje gushyira ibintu byose ku murongo. Ngo Yesu afata gahunda yo kuza ku isi, ataje gukuraho, nubwo bwose Abayisiraheli bari bamaze kugomera Imana, bakubitwa umwuka wa supisma, ntabwo yigeze bakuraho. Bibiliya irambwira rero hano muri Roma, Abaroma 11
uraza kubyumva neza nyuma. Abaroma 11 Abaroma 11 kuva ku murongo wa mbere haravuga ngo nuko ndabaza nti mbese Imana yaciye ubwoko bwayo? Reka da, kuko nanjye ndi umwisiraheli wo mu rubyaro rwa Aburahamu. Imana itumye Paulo rero, iramutumye kugira ngo yongere agende abwirize n'abanyamahanga, bongere babe nabo connecte ku bwoko bwa Aburahamu cyangwa se ku muryango wa Aburahamu. Imana iri muri business yo kohereza umukozi w'Imana kugira ngo agende abwirize abanyamahanga bizere Kristo. Nimamara kwizera Kristo babe connecte, babe bamwe na babandi le reste bya bihumbi 7 bitigeze bipfukamira Bayali, n'abandi bahagaze ku Mana babe umwe. Haleluya. Komeza. Imana ntiyaciye ubwoko bwayo yamenye kera. Ntimuzi ibyo byanditswe bivuga kuri Eliya, uburyo yivovoteye Abisirayeli abarega ku Mana ati, Mwami, bishe abahanuzi bawe, basenya n'ibicaniro byawe, nanjye nsigaye njyenyine kandi barashaka kunyica. Mbese Imana yamushubije iki? Yamushubije iti, nisigarije abantu 7,000 betarapfukamira Bali. Nuko rero uko niko bikimeze no muri iki gihe. Hariho abantu bakeya basigaye batoranijwe kubw'ubuntu. Ariko ubwo bibaye kubw'ubuntu ntibikiri kubw'imirimo, kuko bitabaye bityo ubuntu ntibwaba ari ubuntu. Nuko tuvuge dute? Icyo Abisirayeli bashatse ntibakibonye, ahubwo batoranijwe nibo bakibonye, abandi basigara binangiye imitima. Nk'uko byanditswe ngo Imana yabahaye umutima wo guhunikira, n'amaso atabona n'amatwi atumva, uko niko bikimeze na bugingo n'ubu. Kandi Dawidi yaravuze ati, ameza yabo ababera nk'umutego n'ikigoyi, n'igisitaza n'ingaruka mbi. Amaso yabo ahumwe be kureba, kandi ugumye kubaheta imigongo iminsi yose. Nuko ndabaza nti basitariye kugwa rwose? Ntibikabeho, ahubwo kugwa kwabo kwatumye agakiza kagera ku banyamahanga. Umva, kugwa kw'abari abantu kwatumye wowe munyamahanga ukizwa, kugira ngo bitere Abisirayeli ishyari. Kugira ngo bitere Abisirayeli ishyari. Hari impamvu yo kuramya Imana. Komeza. Ariko ubwo kugwa kwabo kwababereye abari mu isi ubutunzi, kandi kugwa kwabo kwabereye twebwe abari mu isi ubutunzi, kandi gutuba kwabo kukabera abanyamahanga ubutunzi. Kugwa kwabo kukabera abanyamahanga ubutunzi ari twebwe. Hari impamvu yo kuramya Imana. Ariko ndababwira mwebwe abanyamahanga yuko nubahiriza umurimo wanjye, kuko ndi intumwa ku banyamahanga, kugira ngo ahari nteze ishyari bene wacu, mbone uko nkiza bamwe muri bo. Ubwo gucibwa kwabo guhesheje abari mu isi kwiyunga n'Imana, kugira ngo kugarurwa kwabo ntikuzaba kuzuka. Ubwo ifu y'umuganura ari iyera, n'irobe naryo niko riri. Kandi ubwo igishyitsi ari icyera, n'amashami nayo niko ari. Umviriza aho ngaho. Ariko niba amashami amwe yarahwa, subira muri iyo verse. Ubwo ifu y'umuganura ari iyera, n'irobe naryo niko riri. N'irobe n'ubugari, ifu nziza, ifu tuvuge y'igitaramo, iyo ari nziza n'ubugari buba bwiza. Kandi ubwo igishyitsi ari icyera, igiti rero ari icyera, n'amashami nayo niko ari. N'amashami yacyo aba yera, aba abatunganyije. Ariko niba amashami amwe yarahwanyuwe, nawe uri umunzenze wo ku gasozi, ukaba waratewe
nk'ingurukira hagati y'amashami ugasangira nayo amakakama y'igishyitsi cya elayo. buretse gatoya umviriza hano Yohana 15 aravuga ngo nge ndi igiti sibyo mwe muri amashami. Ubwo rero icyo gishyitsi cyaje ku isi ari Paulo uvuga iryo jambo ngo uwo Yesu yaje ku isi, igishyitsi cyaje ku isi kirera n'amashami yayo agomba kwera. Icyo gishyitsi rero byabaye ngombwa kubwo isezerano Imana yahaye Abrahamu, icyo gishyitsi kigumaho gifite amashami y'ababandi 7,000 batapfukamiye Bayali, le reste d'Israël batapfukamiye Bayali. Noneho ngo Paulo Imana iramwohereza kugira ngo azavuge ijambo ry'Imana. Namara kuvuga ijambo ry'Imana abemera babe kuri icyo giti, nabo babe connecte kuri icyo giti, bacomekwe kuri icyo giti. Ngo twari nk'ibiti by'iminzenze, twari abantu bameze nk'iminzenze. Iminzenze nabajije ababizi, iminzenze nta production nimwe. Igiti cy'umunzenze ni igiti kitera fruit, ubundi biti byinshi ushobora kusoroma ukaba wanywa ukakira malaria, ukaba wanywa ukakira kagripe, ukaba wanywa bya bindi bita mitishamba. Ariko umunzenze nta kintu kiwusohokaho, ni ibiti binini biba mu mafore, icyo bikora gusa n'ugucana, nta kintu. Noneho Paulo aravuga ngo mwebwe mwari igiti cy'umunzenze. Igiti cy'iminzenze ngo kingizwa mu giti cya olivier y'Imana, mu giti cyera cy'Imana. Ngo icyo giti kinjiramo ngo kitangira kunyunyuza amakakama, ngo kitangira kunyunyuza amavuta, ngo kigatangira kunyunyuza, nacyo kikabona imigisha imwe na ya migisha y'abana b'Imana, promesse ya Abrahamu igasohora. Kigakurura seve, kigakurura n'ibituruka muri racine cyangwa se mu mizi, ngo icyo giti cy'iminzenze kikabaho nacyo. Paulo arimo aravuga ngo rero bariya baje nk'igiti cy'iminzenze, mwebwe mucika intege, bimwe mu mashami biratabwa. Ariko ku bushake bw'Imana, si uko Imana yibagiwe isezerano yahaye Israeli, ntabwo Imana yibagiwe isezerano yahaye abakomoka kuri Abrahamu. Harimo amashami amwe akiriho, nibo babandi ubona bariya bose ba Luka babwirijwe, bariya ziriya ntumwa, abo bose bari kuri cya giti, binjijwe nabo kuri cya giti, barabo kwa Abrahamu. Noneho twebwe abanyamahanga iminzenze, reka nkubwire, iyo uri umunzenze, iyo uri twabaye adopte, Imana ikwadopte. Iyo umuntu akwadopte, nkubwiza ukuri, ugomba kugera muri uwo muryango ukitwararika, kuko iyo witwararitse ushobora kurya ibyiza by'uwo muryango, ushobora kwerita bimwe n'iby'abana b'uwo muryango. Ariko iyo utangiye kwifata nabi kandi waragiriwe faveri, ari umuntu wagiriwe, ukifata nabi, ugenda nawe ugacibwa, nawe ukongera ugakurwa muri uwo muryango. Kandi ubuntu bw'Imana n'imbabazi z'Imana na election y'Imana yaragutoranyije kugira ngo winjire muri uwo muryango. Ntabwo wakwinjira muri uwo muryango ngo utangire uvuga ngo ngewe ntarangera muri uyu muryango, nta kintu cyiza cyari kirimo. Ariko habayemo reforme, maze kwinjira muri uyu muryango ugatangira ukavuga ngo ngewe, Bibiliya yatubwiye ngo igiti cy'umunzenze ntabwo aricyo cyavuga ngo nicyo kigaburira cya olivier. Ntabwo icyo giti cy'umunzenze aricyo gishobora gutuma, mbese ntabwo igiti cyiza cyacometswe ku munzenze, ahubwo ni umunzenze wacometswe ku giti. N'umunzenze wacometswe ku giti kugira ngo icyo giti kitari gifite valeur, icyo giti kitari gifite agaciro, kibona ubuzima. Hari impamvu yo kuramya Imana,
hari ahantu imana yagukuye ikwinjiza mu masezerano akomeye, ikwinjiza kuba umwana w'Imana. Nawe Yesu aragupfira, nawe Yesu amena amaraso yawe kugira ngo nawe ubashe kwerita ya migisha ya Aburahamu. Ubashe kwerita ya migisha ya Aburahamu, kuko Aburahamu abana be, urubyaro rwe baratoranyijwe. Bibiri irambwira hariya muri Deuteronome cyangwa se mu Gutegeka kwa 2:7-6, dusomere vuba vuba. Kwa narabakunze cyane. Gutegeka kwa 2 ibice bya 2:6 aravuga ngo kuko uri ubwoko bwerejwe Uwiteka Imana yawe. Muri ubwoko bwe kuko mwerejwe Uwiteka Imana yanyu. Kandi Uwiteka Imana yawe ikagutoraniriza mu mahanga yose. Imana ikagutoranyiriza mu mahanga yose. Mu mahanga yose yo mu isi kuba ubwoko yironkeye. Ku bwoko yironkeye. Amen. 6:8. Icyateye Uwiteka kubakunda. Icyateye Uwiteka kubakunda. Akabatoranya. Abo nabo kwa Aburahamu. Akabatoranya. Suko mwarutaga ayandi mahanga yose. Suko mwarutaga yaminzenze ubwinshi. Ndetse mwari bake hanyuma y'ayandi yose. Mwari n'abakeya. Ahubwo nuko Uwiteka abakunda agashaka gusohoza indahiro yarahiye basekuruza banyu. Nicyo cyatumye Uwiteka abakuza y'amaboko menshi akabacungura mu nzu y'uburetwa mu butware bwa Farawo umwami wa Egiputa. Amen. Iryo ni isezerano Imana igaragaza ukuntu yabakunze. Noneho twebwe ukomeje muri ya lecture mu Baroma, natwe rero Imana ibonye abangaba bo baraziriki, abangaba ko nabo bagomba guhura n'ubuntu bwanjye, abangaba nabo ko bagomba guhura n'igitangaza cyanjye, abangaba bo nabo ngomba kumanuka nk'uko namanutse nk'umuriro hagati ya cya gitambo, nongeye kugaruka muri isi inze noneho shireho ibintu byose ku murongo. Na babandi nari narataye, babandi batari bafite, bari zamfubyi, babandi batari bafite production, babandi batari bafite, nabo mbacomekemo hanyuma bavomerere muri jewe. Na babandi bonatoranyije bagiye bashibuka nibihana kubw'imbabazi zanjye, hanyuma nongere nabo basubize mu masezerano. Noneho Imana idushiraho kugira ngo tubane nabo, tujye tunabasengera. Niyo mpamvu Bibiri ivuga ngo uzasengera Israeli azahabwa umugisha. Niyo mpamvu Israeli n'igihugu cyahawe umugisha no mu bifatika kuri iyi si. Cyahawe umugisha. Cyo gifashe isi gutya. Israeli ifashe isi gutya. Israeli, Abayisraeli bafite ubwenge, Abayisraeli bafite ubutaka bwera, Abayisraeli bafite materiye yose, ubukire bwose. Abayisraeli n'ubwoko bwatoranyijwe, aho bagiye hose batanga impact kuko nta bantu Imana yatoranyije. Rero mu buryo bwo mu mwuka natwe Imana iduhuza nabo abemeye kwicara bakavomerera kuri cya giti cyera, bakarekonesa ko ubwiza bw'icyo giti. Haleluya. Bakabona ko Imana yabagiriye neza, bagatanga ubuzima, bagatanga uburobe, bagatanga ikintu ubuzima mu bandi. Imana izabagirira neza. Muri kubw'imbabazi z'Imana mwahindutse kuba ubwoko bw'Imana, mwahindutse kuba ishyanga ryera. Noneho kuramya Imana kwawe ujye ubikora uvuga ngo Mana sinari nkwiriye, ariko Mana wangize kuba umuntu, Mana wangize kuba ubwoko, Mana akiri icyubahiro. Noneho ya picha yo kuramya kwawe ikagira n'isano na ya picha yo kuramya ko mu ijuru. Noneho Imana ikamanuka. Ibyari byatumaga abantu bava mu gakiza cyangwa bava mu buntu bw'Imana ni ibingibi natwe abantu bose bacamu: inzara, ubukene, ishyari, nzika, inzangano, ibiki, kwitekereza, kwikunda, ukibagirwa n'ibindi Imana yakoze. Ariko ngo nuvoma umva, reka nkubwire, iyo Imana
imana igufitiye autorite nk'uko nguko, imana ikakugirira neza, ukavomera kuri icyo giti, nawe ya maraso y'umunzenze, ya seve y'umunzenze igenda ivaho, wakira itoto ry'Imana, wakira ubwiza bw'Imana, wakira imbaraga z'Imana. Iyo rero urimeze gutyo, ubona ibyiza byo kuri iyi si, kandi n'ubwami bw'Imana bugutegereje. Yesu ashimwe. Sindi kuvuga benediction yandi ngo ugiye kubona imodoka, ugiye kubona iki, nubikorera uzabibona. Ariko ndashaka kukubwira ngo ubuzima bwawe ni umwanditsi aravuga ngo umutima wanjye himbaza Uwiteka, n'ibindimo byose nimuhimbaza Uwiteka, kuko yadukoreye ibikomeye, adukiza indwara zacu zose, akatubabarira n'ibyaha byacu byose. Ni umwami ukomeye, ugomba kumuramya. Ugomba kumenya gukurura kuri ya seve, ugomba kumenya gukurura kuri ya mavuta. Nibyo Imana Yesu yabwiye wa Mariya mwene nyina wa Marita, aramubwira ngo Mariya yahisemo umugabane mwiza, yahisemo umugabane mwiza, yahisemo kuguma ku birenge byanjye, yahisemo kwinjira kugira ngo ankururemo rya jambo, ankururemo bwa bwiza, ankururemo ya mavuta, ankururemo ya mashereka. We yahisemo umugabane mwiza. Ibi turangaje ni byinshi, ariko duhitemo umugabane mwiza, turamye byimbitse, tukurure, hanyuma turudishe adoration ku Mana. Yesu ashimwe. Noneho Bibiliya ikatubwira rero, Paulo akavuga, simbisoma byose ngo tubirangize. Paulo aravuga ngo kwariya mu Baroma nyine aho twari turi, Abaroma aho twari turi, dusomere 33 ugeze kuri 36. Abaroma igice bya 11 kuva ku murongo wa 33 haravuga ngo mbega uburyo ubutunzi n'ubwenge n'ubumenyi by'Imana bitagira akagero. Mbega ubuntu n'ubutunzi n'ubumenyi bw'Imana na mysteri y'Imana bitagira akagero. Imigambi yayo, imigambi y'Imana ntihishurika, n'inzira zayo kugira ngo dukure mu kaga ntizirondoreka, ntawazirondora. Ninde wamenye ibyo Uwiteka atekereza? Ku buzima bwe, cyangwa ngo abe umujyanama we? Ninde waba n'umujyanama we? Ninde wabanje kumuha ngo azamwiture? Ko twese yatugabiye gratuitement, kandi byose ari we bikomokaho, byose niho bikomokaho, akabibeshaho. Ibintu byose ubona, ibintu byose Imana aguhaye bikomoka ku Mana, akabibeshaho, akanabibeshaho, akaba ari nawe tubikesha, icyubahiro cy'Imana iteka ryose. Amen. Haleluya. Byose tubikesha. Cyanditswe twasomaga mu mwaka ushize, en lui nous avons la vie, muri we dufite ubuzima, muri we dufite mouvement, muri we dufite être. Byose bituruka kuri ya mystère caché y'Imana. Ibyo niyo mpamvu yo kuramya Imana ku buzima bwacu. Amen. Ukaramya Imana ubikuye ku mutima, Imana ikishima. Haleluya. Amen. Imana ikishima. Nitubeza babandi baengra batajya barekoneza ineza Imana yabakoreye, babandi batajya barekoneza. Yewe niyo umuntu aguhaye burya akazi, cyangwa akakwemera akakwinjiza nko muri boîte ye, sibyo? Akakwinjiza muri entreprise ye, akakwinjiza muri business ze, akakwinjiza, ugomba nawe kumureberaho ukabyaza ya entreprise umusaruro. Ariko ntabwo wajyamo par la grâce de Dieu ugize Imana ubonye akazi utangiye kuvuga ngo icyo giye bagukuraho nka cya giti cya shami bakajugunya, bagashiraho utabikwiriye, bagashiraho undi. Uwo wundi nawe yamenya kugendera munuza mu muyoboro wa bose we, akaba yabona ibyiza. Cya giti kitari gifite umumaro, cya giti kitari gifite fruit, cya giti kitari gifite ikintu, nacyo kigatangira kwera, hanyuma abantu bakabona uburobe, bakabona n'ibindi binejeje. Yesu ashimwe. Turamye Imana n'imbaraga zacu zose, imitima yacu irekonesi neza y'Imana.
twinjire tugere ku mutima w'Imana. Imana yereka Yesaya ukuntu baramya mu ijuru, kwari ukugira ngo abazumva iyo nkuru, nkatwe tukumva iyo nkuru, n'abandi bakumva iyo nkuru, babandi batagiwemo amatwi ibintuza ibiti, abo ngabo bashobore kugarukira Imana, kuko mu ijuru nukuramya no kuramya no kuramya no kuramya no kuramya. Uwasogongeye kuri ya makakama rero, uwasogongeye kuri ya mavuta rero, ubuzima bwe nabwo bugomba kuba ubuzima bwo kuramya Imana, kuramya Imana, kuramya Imana, kuramya Imana. Mana, ntabwo twari ubwoko watugize ubwoko. Mana, ntitwari dukwiriye. Depana natire yanjye, iwacu abanyabyaha, twari abantu baraguza baterekera babandwa bagira gute. None Mana, wangize kuba umwana wawe. Ni wowe Mana yanjye ndeba, ni wowe Mana yanjye ikomeye. Mbaho ku bwawe, sinzira ku bwawe, nkabyuka ku bwawe, nkakandagira ku bwawe, nkarya ku bwawe, bikanyoboka ku bwawe, ntibinyice ku bwawe. Mana, mbyara ku bwawe. Mana, ndareba ku bwawe. Mana, ndumva ku bwawe. Ibyo byose ni imigisha wangeneye, uhabwa icyubahiro. Nta kindi Imana igusaba, nta kindi Imana igusaba. Nugire iyo attitude ku buzima bwawe, nta kimana uzayiburana. N'abandi bose byakomera, ariko iyo attitude uyifite imbere y'Imana, wowe Imana izakugirira neza, kuko yahisemo kukugirira neza. Yahisemo. Nubwo Satani yakwereka ko birangiye bipfuye, muri bukuno mubyeyi icyo gihe Satani yamwereka ko ibye yaje hano kumaza bawo arira, asezera, avuga ngo biramukomere, abona bipfuye. Ariko Imana yo mu ijuru ntabwo wayizera, aranayihamiriza, aravuga ngo Imana yankijije hepatite. Imana yankijije hepatite niba ari C na B. Imana none ya Mana yangiriye neza. Ya Mana yangiriye neza ikankiza hepatite kwa muganga bananiwe. Ngiye Imana ikankorera igitangaza. Imana izongera ibane nanjye nubwo urugo runaniye ngiye, nubwo bansohoye ndagiye, ariko nzi ko Imana iri hari. Haleluya. Imana irabyumva ibakoraho. Imaze kubakoraho mumuha umugisha. Uyu munsi ari mu mashimwe. Tusigitangaza. Na Imana ifite inzira nyinshi cyane kugira ngo idepane ubuzima bwawe. Wowe ba mu buzima bw'amashimwe gusa. Nutangire kujya ubera Imana mu cyamanza, ukira Imana imanza buri munsi. Warantaye, warandekuye. None se kagakiza, mugakiza ko uhabonera byose, nta gakiza naba naraguhaye se? Naragutaye se? Ni wari igiti cy'umunzenze kidafite production. Ndemera, ndaza, ndababazwa kugira ngo nawe igiti cyawe kinyinjiremo. Nikimara kunyinjiza kinkururemo ibintu byanjye byose, kinkururemo itoto ryose, kinkururemo. Uribuka wa mudamu warwaye imyaka 12 umugongo, ngo yaragiye ngo akora kuri Yesu, ngo Yesu aravuga ngo imbaraga zinshizemo. Yesu twamukuruye imbaraga, tumukuruye imbaraga buri gihe. Ngo imbaraga zinshizemo, ngo imbaraga zinshizemo, ngo imbaraga zinshizemo. Nindunkozeho. Kumbe kanamuke karienda kafite bongo Mana, nzi kushobora byose. Abaganga barananiwe, ni wowe gitangaza. Mana, bari kumpirika, ariko wowe ninkukoraho tu ndahura n'igitangaza. Ninkukoraho tu ubuzima bwanjye burahinduka. Asesera bamusunika, amaze kwinjira kabisa, amaze kumukoraho, imbaraga zimushiramo. Kora kuri Yesu, imbaraga zimushiremo. Abiringiye Imana ngo basubizwamo imbaraga ziba zivuye muri rwa rubavu rwa Yesu, muri ya seve uba wakuruye, muri ya mafuta uba wakuruye, imbaraga zikongera zikagusubiriramo. Haleluya. Yesu anavuga ngo kwizera kwawe kuragukijije. Kwizera kwawe, menya aho ugana, menya aho ibisubizo byawe biri, menya aho ugomba gukura umugisha. Haleluya. Genda uhure na cya giti, yo wikururira umwonke nawe yemere. None avuga ngo yabonye yakuruye amakakama,
reka kurure na y'amazi meza amumara inyota ngo igihe kirageze bo basenga imana mu kuri no mu mwuka. Haleluya, haleluya. Noneho y'amazi y'ubugingo akadudubiza muri wowe. Kubera iki? Nawe wayakuye mu mizi. Ariko nutangire kuvuga ngo ibi bintu mfite n'Imana ibimpaye. Ntabwo igiti cya Olivier cyagiye kwikonekita ku giti kitera. Ni wowe ugomba gukura ku giti cyera, ku giti cyejejwe, ku giti cy'umweru kiritse gitunganye, kugira ngo nawe ubashe gutungana. Numara gutungana ube nawe umucyo, umucyo w'abandi bari mu mwijima. Haleluya. Ugende ubahe uburobe, ubwo burobe baburye ari wo mugati w'ubuzima. Niba mara kwakira uwo mugati w'ubuzima, nabo bagira ubuzima. Niko gutanga evangelization bakozi b'Imana bavuze, ukabwira abantu. Pawulo aravuga ngo ngewe ngomba kubikora nubwo bwose nkomoka mu muryango wa Abrahamu, ariko natumwe no mu banyamahanga kugira ngo nabo baze binjire muri bwa bwoko, nabwo bahabwa umugisha, hanyuma bahure n'imbabazi z'Imana, kuko nabo Imana ibibutse. Nabo batoranyijwe sinabareka, nabo nzakomeza kubagirira neza kugeza igihe abanyamahanga bose bazamara kwinjira, hongera nkakurura n'abandi, hanyuma bose bakagirirwa neza nanjye. Ariyo Mana yo mu ijuru. Bene data, tukunda Imana, turamye Imana n'imitima yacu yose. Ubuzima bwacu bwose bujye burefleta gloire y'Imana. Ubuzima bwacu bwose bujye buzamura icyubahiro cy'Imana. Nta bindi warya nubibura none, ramya Imana uzabibona ejo. Nushomera none, ejo ukaramya Imana uzabibona ejo bundi. Nta kibazo, ntuziteranye, kuko nyuma y'ubu buzima kwanza hari n'ubundi. Ubuze ko Satani akwereka gusa turapfuye turashize birabarangiye bimeze kujyana gutya, amakuru meza. Mwari mwabona amakuru meza kuri radio cyangwa kuri televiziyo? Habaye mwuzo. Noneho ibyago bimaze kuba no byinshi ku isi. Muri iki gihugu harimo soterere ziri kugenda inzige zimaze abantu. Ejo haje mujye mwinjira hariya mumaze gukaraba, mujye mwinjira hano mumaze gukaraba. Desinfectiri hanze. Nabonye abashinwa noneho batagisomana, batagihanu gutya, ubasige basuhuzanya ngo. Iyo niyo ndamukanyo yageze mu Bushinwa. Nabibonye. Mu Biriziya bakavuga ngo ntibazongere gutanga Eucharistia gutya kutamika. Ujye uza baguhereze gutya at distance. Unasikia? Ibyo ni ibyago biri ku isi. Ariko abaramyi Imana izabarinda. Abaramyi Imana izabarinda, abantu bazi kurekonesi neza y'Imana. Imana izabarinda. Ngo noneho ngo haje ngo amafi tilapia zirwaye urazirya. Nuticwa na mafi uzicwa na soterere, nuticwa na soterere uzicwa na coronavirus, nuticwa na virisi uzicwa na Ebola, nuticwa na Ebola uzicwa na n'ubusambanyi butere sida. Ni bibazo gusa. Ariko abemeye Imana yabo, abizeye Imana yabo, ari ubundi burinzi bafite. Va muri bituriya twose, va muturiya tuntu n'utundi, udukuru tudashitse, mu biki bive mu byo byose, urebe Imana yawe yagushize ku isi. Izi tangiriro ryawe, izi ni herezo ryawe. Pointre, full stop. Ibihe turimo n'ibihe bikomeye, indwara zigomba kuba nyinshi, ibitero bigomba kuba nyinshi. None se ko Bibiliya ivuga ngo intambara ngo ishyanga rizatera irindi shyanga? Muragira ngo Bibiliya si ijambo ry'Imana? Mwabihungira he? Mutima wawe shima Imana, mutima wawe himbaza Imana. Ibi bibazo ni byinshi, nta nubwo bizashira. Ni ku isi, uri ku isi y'ibibazo, aho ugomba kuramya Imana ikaguha ubwenge bwo kumenya guhangana n'ibyo bibazo. Ibibazo ntubihunge, aho umenye ukuntu ubikuraho.
ubane nabyo kugeza igihe birandukiye. Ibibazo ntabwo bigomba kukuyobora, ugomba kuyoborwa n'umwuka wera. Umwuka wera w'Imana akayobora ubuzima bwawe. Haleluya. Yaje gukorana nawe isezerano ridakuka. Yesu ashimwe bene data. Nawe ubundi kuri iyi si wasara. Ni ikihe kizima wumva? Ni ikihe kizima wumva? Kizima uzacyumva nugendana n'Imana. Kuko Imana izakikuganiriza amanywa na nijoro, ikugira inama, ikushigikire, igufashe. Niyo yamavuta ngo ava muri cya giti ugahora utoto, ufite itoto, ufite ubwiza bw'Imana. L'onction amène la prospérité. Haleluya. L'onction brise les jougs. Amavuta kuraho imitwaro. Amavuta aratungisha. Amavuta azana bote. Amavuta azana ubwiza. None se ubundi turi beza ariko nasenze neza. Ushaka kuvuga ngo pastor aba mwiza. Sibyo tigana. Umbonye gutya wavuga ngo pastor disi ni mwiza. Ni mwiza se? Ndeba ntari mu nzu y'Imana. Yenda ndi muri kamera uzawusanga ndi mubi. Ariko amavuta y'Imana ashobora gutuma uvuga ngo uriya mu mama nubwo akuze ni mwiza. N'icyo amavuta y'Imana ataguhesha wowe kuri iyi si. Azagukuraho imitwaro, azagukuraho antipati yose, azagukuraho agwigikundiro. Amavuta azagutungisha, amavuta azaguhuza n'abantu bakomeye, amavuta azaguhuza n'abantu Imana yazamuye. Kubera amavuta y'Imana uri umutsinzi no kurushaho. Tu es plus que vainqueur. Uri umutsinzi no kurushaho. Ibindi byose tubihirike, hanyuma tuzamura Imana. Imana izaba Imana yacu y'ibihe byose. Niyo eternelle. Ushobora kubana na so kapfa, ari wowe wubatseho. Ushobora kubana na mama wagapfa, ari wowe wubatseho. Ushobora kubana n'umwana wagapfa, ari wowe wubatseho. Ariko Imana nubana nayo, ni Imana idapfa, ni Imana idahinduka, ni Imana idasaza. Uko yariri twavutse dusanga Imana bayivuga, n'uyu munsi irahari. Tuzarinda tuva Imana ihari, no mu ijuru tuzayihasanga, tubane na iteka ryose. Turamya mu ijuru nta marira, mu ijuru nta gahinda, n'ubuzima bwo kuramya no gusangira na Yesu no kugubwa neza. Duhaguruke ku birenge byacu. Iyo ni introduction, ni introduction yo kuramya Imana byimbitse. Ugomba kuramya Imana byimbitse, wirengagije entourage, ukaramya Imana byimbitse. Imana izavuga uyu mwana wanjye arankunda. Nzamuha les meilleures productions du pays. Nzamuha ibyiza by'igihugu. Arandamya, aranankunda, arananyubaha, arananyubahisha. Haleluya. Ubwira Imana yawe ngo Mana ndashaka kuba inshuti yawe. Mana ndashaka kuba umuramyi wo kukuramya. Mana ndashaka gukora ubushake bwawe. Mana kuri iyi si imishurira icyo ushaka ko nkora, mbashe kugikora, nezeza umutima wawe. Senga mu magambo yawe, hanyuma Imana nayo irakugirira neza. Uwiteka Mana nyiringabo, uri Imana ikomeye, uri Imana y'ukuri, uri Imana y'ububasha, uri Imana yaturemye. Nitwari ubwoko uduhindura kuba ubwoko, ngo twari turimeze nk'ibiti by'iminzenze bitafite production byo mu mashyamba. Ariko Mana uremera, uhagurutsa Paulo kugira ngo n'abanyamahanga natwe tubwirizwe ijambo ry'agakiza, tubwirizwe. Mwami warabikoze, maze nawe ubwawe wari waraje uradupfira, umena amaraso yawe ku bwacu kugira ngo utwinjize mu bana bawe. Twari kure yawe, twari kure imbabazi zawe, twari kure ibitangaza byawe, twari kure ya richesse kashe yawe, twari kure. Ariko uratwiyegereza, tuba umwe nawe. Uyu munsi turi kunywa kuri cya giti cyiza, aricyo giti cyawe. Mwami w'abami turagushima, uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza,
uduhe kugukunda, uduhe ubuzima bwo kukuramya, uduhe kuba rekonesante y'ibyiza udukorera Mana. Turi abana bawe Mwami, turi abana bawe Mana. Ntabwo wibagiwe n'imfubyi, waravuze ngo ndi se w'imfubyi. Nta nubwo wibagiwe n'abapfakazi, waravuze ngo ndi umugabo w'abapfakazi. Ntawe ujya wibagirwa ngo ndi Imana y'abadafite shinge na rugero, ngo ndi Imana y'abanyamahanga, ndi Imana y'abantu bose. Mana urakoze, twishize amaboko yawe. Habwa icyubahiro Mwami, habwa ikuzo Data, uyu munsi n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Imana ibahe umugisha.